Nitwa Nyirashyirambere Anonsiyata, nkaba ndi umukangurambaga wo mu murenge wa Kansi, akagari ka Bwiza, umurenge wa Kansi, akarere ka Gisagara. Ndabona nawe uko biri ntabwo urakura cyane. Hari ikintu cyagarutsweho cy'urubyiruko rubangamirwa n'ababyeyi mu bijyanye n'urushako, bavuga uyasengera aha uyasengera, wowe ubona nawe nk'ivangura? Ibyo ngibyo byaba ari ivangura. Gute rero? None se ubwo waba wakundanye nk'umuhungu uturuka mu muryango w'abakoze jenoside, noneho mwikundaniye wowe ku giti cyawe ukajya kwanga umuntu, ahubwo mwatuma mwishingira vuba vuba. Ku madini rero nicyo nshaka kugaruka, bitari ku bya jenoside bishingiye ku madini. None abaporo n'abagatulika bashyingirana? Abaporo n'abagatulika bashyingirana. Gute rero? Nimba jye ndi umuporo, umuhungu ari umugatulika, nta mpamvu yo kuvuga ngo ndarobanura ku butoni. Twese turi umuntu umwe, tuzingiye ku mugozi umwe. Aho bibaye urumva bishobora kugira ingaruka ki? Ibyo ngibyo byaba ari ukurobanura. Jye ndumva byazamo nk'ibintu by'ingengabitekerezo cyangwa amakimbirane y'amadini. Urugero nyine wabifata ute, byaba bimeze bite? Jyewe ari nkanjye bibayeho twakwishingira, kubera ko jye ntabwo naba nubakiye kuri ayo madini. Nta nubwo naba nubakiye, ikintu naba nubakiyeho ni urukundo rwanjye na wa mutibe. Nitwizeyimana Jeannette, ntuye mu murenge wa Gikonko, akagari ni Akambogo, umudugudu ni uwa Gorota. Hanyuma hari ikibazo cyagarutsweho kijyanye n'uburyo ababyeyi bashobora kubangamira urushako rw'abana. Uba ufite urugero rwa hafi uzi uburyo byagenze n'ibyo wahereho tubwira. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo hari umwana wakundanye, umwana w'umukobwa wakundanye n'uw'umuhungu, ariko umwe aba ari umudivantiste, undi ari umwangirikani. Icyo habayemo ikibazo cyane, ni ukuvuga ngo ababyeyi baravuze ati ntabwo twebwe tuzava mu badivantiste. Uwo wari umwana w'umuhungu. Umukobwa nawe aratsimbarara, ntabwo nzava mu baporo. Bivamo hagati, ababyeyi bishingira intege, bati nujya mu baporo wowe w'umugabo uzabona abaye n'inganzwa. Ikibazo kirakomera cyane, ariko ni ukuvuga ngo umukobwa n'umuhungu burumva byari bimaze kugera kure, kuko barimo bashaka bwira iwabo ko bagomba kujya kumusabira, ku buryo byateje ingaruka cyane. Iwabo w'umuhungu banga gukwera umuhungu, ariko icyo gihe ubukwe bwarabaye, bukorerwa mu baporo, buraba. Ariko iyo urimo urebana n'uyu munsi, ubona imiryango y'umuhungu idashaka kumenya n'aho umwana w'umuhungu atuye, aho yashakiye. Icyo ni ikibazo rero kiri kugaragarira aho dutuye, ukabona ko ari ikibazo cyane, kuko usanga barimo bashingira ku madini cyane kurenza uko bishingiraga ku moko. Kuko ibijyanye n'amoko byo ubona ko byamaze kugabanuka, birimo biragenda bigabanuka bitewe n'ikiganiro cy'isanamitima bigenda bitangwa hirya no hino. Ubu ni ukuvuga ngo duhuze ije kugabanya amakimbirane hagati y'abantu bose, kugira ngo tubashe kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ubwo rero ikibazo ubona ko gisigaye mu madini gusa. Ubwo rero naho twabonye ko bikwiye, naho tugomba gushyiramo imbaraga, naho tukajya twigisha abantu yuko amacakubiri atakagombye kubaho, kuko amacakubiri niyo yatumye habaho jenoside ikomeye, bituma u Rwanda rwacu rusenyuka. Kugeza na n'uyu munsi turacyafite ingaruka bitewe na jenoside, kandi urabona ko jenoside yagiye izanwa n'ubundi na kwa kutumvikana. Ubwo rero aho tugomba gushyira imbaraga ni mu madini, ariko tutibagiwe na ba bantu bacitse ku icumu rya jenoside n'abagize uruhare mu gukora jenoside. Niba ntibeshye mu myaka, nawe mbona mushyira mu myaka mike ijya gusatira urubyiruko. Urubyiruko rwo mubona umuyobozi yasabye ko rukwiye kwigira ku mateka, ariko rugatoranya ibyo abakozi bababwira. Ubona nk'abantu bakoze bashaka gucengeza imyumvire mibi mu rubyiruko? Ni ukuvuga ngo iyo myumvire mibi bashaka gucengeza mu rubyiruko irahari, kuko ni ukuvuga ngo rwa rubyiruko bya bindi babacengezamo, ni ukuvuga ngo ahanini ni ababyeyi. Ni ababyeyi batubyara. Ni ukuvuga ngo kuko ababyeyi, nagiye mpura n'icyo kibazo cyane, kuko nabashije amatsinda menshi ifite ni ay'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo mu rubyiruko rero
nasanze ibibazo byinshi biterwa n'ababyeyi, hamwe baba bicaye bari kuganira uvuga ati kwa runaka nibo batuhemukiye, buriya nawe uzabirinde, nugira icyo ubona wabasha gukora uzagikore kuko nibo batumye natwe tutabaho neza nk'abandi. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Nitwa Ntamunoza Clotilde, nkaba ndi umunyamuryango wa Duhuze mu murenge wa Kansi. Numva ari ukubangamira uburenganzira bw'abana, kuko umwana iyo yakundanye n'undi byanze bikunze baba bagomba guhuza urukundo rwabo. Ibyo rero byo kuvuga ngo kanaka ari muri iri dini n'undi ari muri iri dini, mba numva jyewe atari ukubaka abana, ahubwo kuba ari ukubasenya ku mutima. Ubona hari ingaruka bishobora kugira se kuri imibereho y'abo bana cyangwa ku mibereho y'umuryango nyarwanda? Ingaruka zo zigomba kubaho, kuko niba umuntu yakubangamiye mu mibereho yawe akinjira no mu buzima bwawe, icyo gihe aba yabangamiye umuryango nyarwanda, kuko biba uruhererekane kuri abo ngabo nyine babanje kubangamirwa mbere, kandi n'abandi abana bazabakomokaho nabo bikababaho uruhererekane, kandi bikaba uruhererekane rw'umuryango nyarwanda muri rusange. Ubona hakorwa iki wowe kugira ngo icyo kintu gicike? Kugira ngo icyo kintu gicike, buri wese yakumva ko niba twiyumva mu bumwe tugomba kubaka igihugu kimwe, kandi igihugu cyacu kigomba kugendera no ku muco nyarwanda. Mbanzi yuko nimba bavuga ko hari urukundo n'umubano n'Imana ibihari, numva rero kugira ngo gicike buri wese yakwiyumvamo ko ari umunyarwanda, kandi muri uko kwiyumvamo ko ari umunyarwanda akaba yumva ko twese tugomba kubaka igihugu kimwe, kandi twese dusangiye umuco umwe w'abanyarwanda. Hari ikindi kintu cyagarutsweho kiri kubangamira ubumwe kijyanye n'ivangura rishingiye ku madini, by'umwihariko ku byo gushyingirana, ugasanga kanaka ntiyashyingira kanaka kuko asengera hana. Iki kintu mukibona mute? Mwakigiraho nama ki ababyeyi bafite iyo myumvire? Murakoze cyane. Ibijyanye n'amadini buriya nabyo ni imyemerere ikomeye, ariko ubu ngubu hari ikintu nk'inama y'igihugu y'abagore twakoranye tukigeza ahantu heza n'ejo abapasiteri baduhaga ubuhamya, cyitwa ishuri ry'umuco. Ishuri ry'umuco twararocitse turatangira mu kwezi kwa 9, ariko twempurikamo abanyamadini, tuzana Eglise Catholique, Adventiste, Abadeperi. Twashakaga ko abantu ibyiciro bitandukanye biza tugahurira muri komite imwe. Twakoze komite, noneho twarangiza tukegera abaturage, ariko tugamije kugarura umuco mwiza uba mu mico y'abanyarwanda, abantu bamwe na bamwe bashobora gushaka utakara. Iryo shuri ry'umuco rero usanga Abadivantiste cyangwa Abakatolike cyangwa abihaye Imana batandukanye bahaguruka bakajya kuganiriza umuryango runaka uri guteshuka ku nshingano. Ejo rero baduhaga ubuhamya ko nabo ubwabo bimaze kubaka, aho ushobora gusanga padiri na pasiteri bagiye mu rugendo rumwe, hari ibyo bagiye guhurira, hari ibyo bagiye gukemura mu muryango nyarwanda kugira ngo tugire umuryango ubereye u Rwanda koko. Aho rero twasanze abateshuka ku nshingano bitwaje amadini, ko wareka gushyingirana koko mudahuje idini tuzabagaruriraho. Ntekereza ko buri wese yakwemera ko twese icyo twemera, nimba wemera Imana, nujya muri Eglise iyi ngiyi ni Imana nawe uzaba uri wemera, nujya muri Catholique ni Imana, nujya muri Adventiste ni Imana. Iyo Mana duhuriyeho rero ntabwo twashaka kugira ngo tugire icyo twitwaza izindi nyungu ziri inyuma ngo tujye kuyobya abana. Icyo rero nicyo dushaka ko tuzahuriraho nk'abanyamadini batandukanye tukakigarura, ntabwo cyatwinjirira. Icyari gikomeye n'icy'amoko cyaracitse, n'icy'amadini ntabwo gikomeye, cyane cyane ko abantu baba bahuriye no ku Kristo. Ntekereza ko ari bwiza cyane, batajya gushakishamo ibibi. Umubyeyi wajya kwivanga mu rukundo rw'abana agiye kurubangamira yitwaje ikintu iki n'iki, uko bivuze idini cyangwa amoko, ntabwo ari byo.
ntabwo ari byo. Turamugira inama y'uko urukundo rw'abana warujyamo uriho ubayobora kugira ngo badakora mbere, batitwaza urwo rukundo bagakora amahano. Urugero nka kwa kundi ushobora gusanga abahungu babeshya abakobwa akamutera inda ntamutware, cyangwa umuhungu atera inda abakobwa benshi bose agenda babeshya. Aho ni wegera umwana ukamugira inama ukamuba hafi, ariko kujya kuyobya urukundo rwe cyangwa kurubangamira no kubangamira urukundo rw'umukobwa wawe rw'umuhungu wawe. Turabagira inama rero ko bajya barekera abana uburenganzira, ntibabagaruremo icyo kintu kibi cyane. Ntekereza ko twese tubizi ko cyashenye igihugu, babyitagamo ugasanga abantu babyitwaje ariko batazi ko bariho babangamira imibereho myiza y'igihugu, babangamira imibereho myiza y'abaturage, kuko cyajyanye abantu muri jenoside. Umwe wese rero wabona ashobora kucyongera kukigarura nta n'umwe wamwihanganira. Ndashimira urubyiruko uyu munsi dufite ko bo iyo muriho muganira wumva ni ikintu batazana mbere, badashaka n'uwakibazanamo. Iyo uriho uganira n'abana usanga ikijyanye n'ingengabitekerezo iyo ari yo yose, umubare munini w'abana wumva vurema batagishaka no kucyumva. Niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo ababyeyi ubifite nabigumane mu nda bimuheremo, wenda binamutware. Ntabwo dushaka ko yabishyira mu bana. Murakoze cyane. Wenda dufite umubare munini w'abantu bafunguwe, dufite n'abandi bakiri mu buroko tubona bakeneye koko kwegerwa koko. Bagize igihe kinini bataba mu miryango yabo, bagize igihe kinini imiryango yabo iba yarasigaye umugore ari responsable mu rugo. Abagabo rero ni ugufata igihe kinini tukabigisha kuza kujya muri wa muryango. Mushoboze no gutegura umugore wasigaye ari responsable, ari gufata imyanzuro y'urugo, ari we ureza abana wenyine. Ni ugufata igihe tukamutegura kwakira umugabo, ndetse n'umugabo tukamutegura kwakira umuryango, akagenda nawe yumva ko urwo rugo hari igihe cyari kimaze kiyobowe n'uwo mugore, bose ukabahuza. Ugatekereza ko rero aho ngaho niho imiryango ibayeho gutyo, niyo dushobora gusangamo ibibazo. Ariko nk'uko tubigenza umunsi ku munsi, turayegera tukayiganira, kandi dufite icyizere ko bizakemuka kuko iyo intero ngo usanze nyir'urugo ateye niyo wikiriza. Abo bagabo rero basanga imiryango myinshi yagize ibibazo by'amateka mabi, isanga imyinshi imaze kugira aho ihurira. Nabo dutekereza ko kandi duhamya twizera neza ko nabo bazaza bagahita biyentegera, cyane cyane ko hari uburyo buri umudugudu usigaye wubakitse isibo, mu masibo bakoreramo, ubona icyizere gihari cyaho bazagera. Murakoze. Ivangura nk'uko amategeko arisobanura rishobora gukorwa rishingiye ku bwoko, ku gitsina, ku idini, ariko mu mateka y'u Rwanda ntitwakunze kugira ibibazo by'ivangura bishingiye ku idini runaka. Gusa nk'uko byumvikanye bitangwa mu bitekerezo byagiye bigarukwaho, ni uko hari urubyiruko cyane cyane rubangamirwa n'ababyeyi barwo kubera imyemerere itandukanye. Umwana niba yakunze urubyiruko niba yakunze mugenzi we badahuje idini, ababyeyi bagashaka kubangamira urwo rukundo rwabo cyangwa uwo mubano wabo bashingiye ku kuba badahuje imyemerere. Mu by'ukuri ni ikibazo tutari dufite nk'ikibazo kiremereye cyane mu buryo twari tukizimo, ariko nkurikijeho cyagarutsweho kenshi. Abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere bari mu bafatanyabikorwa bacu, ndavuga ba Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, bari no mu bakora ibikorwa byiza kandi byinshi. Icyo kibazo tuzaganira nabo, tubabwira uburemere bwacyo nk'uko twacyumvise. Ndemera ntashidikanya ko iki kitazatunanira kandi kizakemuka.